Mu gihugu cy'Ubushinwa, umugore w'umushinwakazi yahuye n'urukundo rw'ubuzima bwe nyuma y'uko agonzwe n'imodoka. Ubwo we yari ari kuri moto, akaza kumubabarira, bikarangira amugize umugore cyangwa babanye nk'umugore n'umugabo. Tubahaye ikaze kuri Love and Life Rwanda. Reka twizere ko aho muri hose mumeze neza. Twongera kubibutsa gushyigikira iyi channel mukora kuri like, comment ndetse na subscribe. Tubahaye ikaze rero aho muherereye hose. Reka dutangire n'inkuru yacu. Hari abajya bavuga ko urukundo ruba ari uburyohe bidasanzwe iyo ukunze umuntu utatekerezaga ndetse mwahuriye ahantu utakeka ko wahahurira n'umukunzi cyangwa umuntu mushobora kubakana ikintu gikomeye mu buzima. Ibi rero nibyo byabaye kuri uyu mugore w'umushinwakazi. Aha hari mu mwaka w'2023 ubwo uyu mugore yari ari kuri moto yerekeza imuhira, akaza kugondwa n'imodoka. Mu gihe byari ibihe by'amage ndetse batifuzaga hagati yabo, byasize urwibutso kandi rwiza bazibuka ubuzima bwabo bwose. Iyi nkuru y'urukundo yashyizwe hanze na South China Morning Post, ikomeje rero kunezeza abakoresha imbuga nkoranyambaga hirya no hino ku isi, cyane cyane abizerera mu rukundo n'abizera ibitangaza biba mu rukundo. Iyi mpanuka rero yabaye mu Kuboza mu 2023 ubwo yari atwaye imodoka ku muvuduko wo hejuru cyane. Aza rero kwisanga yagonze umukobwa ukiri muto wari utwaye moto y'amashanyarazi. Iyi mpanuka ikimara kuba, yahise asohoka mu modoka yiruka cyane ajya kureba uwo muntu agonze, areba uko amerewe. Aho uwo mukobwa yari aryamye hasi yagize ikibazo gikomeye mu rutugu, aho igufwa ry'urutugu ryari ryahangirikiye cyane. Gusa akihagera, ijambo rya mbere uyu mukobwa yamubwiye ko ari ukumwereka ko nta kibazo gikomeye gihari. Yamusubije mu magambo atuje ati nta kibazo gihari, nta kibazo rwose. Ibi byatumye abona ko uyu mwana w'umukobwa yaba ari umuntu mwiza. Hiyongeraho ko n'ababyeyi be banze kumushinja amakosa yo kugonga umukobwa wabo, ngo babe wenda bamuca akayabo k'amafaranga cyangwa se bamujyana mu nkiko akabasha gutanga indishyi z'akababaro. Yakomeje kujya asura uyu mukobwa mu bitaro buri munsi, ari nako bakomeza kugenda bamenyana byihariye. Nyuma y'ibyumweru 3 gusa uyu mukobwa yemera ko yaje kwisanga akunda uyu mugabo wamugonze, nubwo yamurushaga imyaka myinshi cyane. Ariko akibyumva nawe yabanje kubyanga, yanga kumva ko urukundo rwabo rudashoboka kubera ko yamurushaga imyaka 13, yari imyaka myinshi cyane. Ari nabyo byatumye amuhakanira. Ariko uyu mukobwa yakomeje gushyiramo imbaraga, ntiyacika intege. Birangira uyu mugabo amwemereye ko bazajyana kureba filime kuko yumvaga ko bikwiye nk'umuntu yagonze. Gusa ibyatangiye byoroshye byaje gukomera. Umubano w'aba bombi warakomeje cyane, warakomeje, bagenda basohokana ahantu henshi hagiye hatandukanye, ari nako bagenda basabana barushaho kumenyana byihariye. Ibi byaje gutuma muri Nzeri 2024 uyu mukobwa yisanga yatwise inda yari, maze muri Gashyantare 2025 abo bombi bakora ubukwe. Nyuma y'inkuru yabo y'urukundo rwabo mu bukwe, uyu mukobwa yananze ko atanga inkwano y'amayuweni y'ibihumbi 180 yari yateguye yo gutanga nk'inkwano. Izi zisaga miliyoni 36 uzishyize mu manyarwanda. Ahubwo uyu mukobwa yamubwiye ko aya mafaranga yayashora mu bucuruzi, bakayabyaza andi, bakabasha kwiteza imbere bakomeza kugenda bunguka mu byo bakora. Kuri ubu abana n'umugore we ndetse n'umuryango w'umugore we, dore ko anegereye cyangwa begereye aho akorera akazi ke. Uyu mugabo kandi yatangaje ko mbere yo guhura n'uyu mugore we yari amaze gukora impanuka zigera kuri 6 mu mezi 2 gusa.
ariko ngo impanuka ya nyuma yamubereye umugisha cyane kuko ari naho yahaboneye urukundo rw'ubuzima bwe. Iyi nkuru irashimishije kandi iratangaje. Tugushimiye rero we wabanye natwe, turagusaba gukora like niba wakunze ikiganiro ndetse unakore na share, ukore na subscribe